Okay. Umuhango wo gusaba ukaba uratangiye, inshuti n'abavandimwe bari bitabiriye ibyo birori. Hano umugeni yaramaze kuhagera, abakwe bamaze kwicara, hanyuma aya ni amasibo y'abadamu beza cyane, ni amasibo atatu yambaye imyenda itandukanye. Mbese ubu bukwe ni ubukwe udashobora kumva, ni ubukwe buryoshye cyane. Ndagira ngo murebe mwihera amaso ukuntu byari byiza. Agashya karanze ubukwe bwa Samuel na Sylvie nuko ni ubukwe ubundi bwitabiriwe cyane, kandi ni ubukwe Imana yiteguriye. Iyo ubirebye ubona ko Imana ariyo byari hari. Batambuka, hanyuma hari uwaririmbye umuhobere, umusuhuze, umushyikirize bwa butumwa wamuteguriye, ubundi barabona nabo bagushyikiriza mushiki wabo. Ati ndabizi neza ko basaza umuntu bakomeye cyane, ntabwo nagera kuri mushiki wanyu ntabaciyeho. Aturaho neza, ndagushimira ko utatumye mushiki wawe avunika. Aha rero hari ubutumwa nateguye, uze kubusoma utahagaze muri iki gitaramo. Ati nawe uraho wamfura we. Ati ndabizi neza ni wowe waraswaga kure iyo yabaga gutumye kandi ukabanguka. Ati nawe ndagushimira. Nibigire imbere, ubwo butumwa bufatirwe ifoto, nibatera intambwe basumbe mushiki wabo. Ntakira uwanyu nyir'umwana, hobera umukunzi, umuryango waguhaye rugari. Amashyi yanyu ntagerwe ku mashyi mwapfura mwe. Ati nguyu wo nzahora mwaraye nk'akabande ko mu mpeshyi, mukunda kurenza uko nikunda. Ati aho mama, urukundo rwanjye rwa burundu, ariko nanjye ndizi. Hanyuma ati Samuel, ndumva nyongorera. Ati hari ikimenyetso nateguye, hari impeta nziza nateguye, nyihesha muri ururabo rwiza zose, maze nanjye nkwambika iyi mpeta izira umukunjo. Ngaho mushyikirize rwa rutoki. Murabona ko nta kintu na kimwe cyari kiriho, bivuze ngo Sylvia ni isugi. Amashyi yanyu ntagerwe ku mashyi mwamfura mwe. Samati ni njyewe wawe kandi niwe wanjye. Ngiyi mpeta izira umukunjo, urwo mukunda ruzira konji. Imiryango yateranye ndabihamije, zamura ikiganza maze umurikire imiryango yacu. Mwongere muhuze ibiganza byanyu mwamfura mwe. Impundu z'ababyeyi z'Urwanda. Ongera umuhobere, umugwe mu byano Samu. Ongera umuhobere. Wonderful. Very good morale. Ibintu ntabwo ari iby'uwenze wese, ni iby'umusore n'umukobwa birinze kandi basenze Imana. Imana ikavugana nabo, none uyu munsi irabashyigikiye. Ati kandi mukunzi mwiza, hari ururabo rwiza rusa n'iroze, impumuro n'urukundo. Ati ngaho niwakire. Ndagira ngo muhagarare ku buryo Samuel yiyegamiza Sylvia mu gituza. Muzasa gusa nka za salisa cyangwa se sambusa. Iyo nyinya nayo wamenye. Uyu munsi ni umunsi utazigera wibagirana mu buzima bw'urugo rwa Samuel na Sylvia. Itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025, ku munsi wa gatandatu cyangwa se ku munsi w'isabato mu Badivantiste, umunsi wa karindwi.
sirigereye nasubije mu biganza maze iyi mpano ikomeze inezeze umutima wawe, maze Sylvie nawe ati bantoje neza ko agasozi kamanutse ntakazamuka indi, ati kandi inuma y'u Rwanda yatumye kwiba ubundi guhumbuha umukozi mwiza bw'iyi mpano naguteguriye, maze imitima yanyu ikomeze inezerwe, imbaga yose ikomeze inezerwe, natwe amaso y'abareba akomeze agubwe neza cyane. Merci beaucoup. Bajyaye Sylvia nibatambuke babanze bakire impano Samu yabateguriye, nimutambuke. Maze bamushyikiriza aho imfura ziteraniye akiriye inkoni. Reka ajye hagati kugira ngo bafate ifoto neza. Maze harimo ubutumwa nabageneye kugira ngo Samu namwe abashimire igitaramo mukwiriye ishimwe nk'ababyeyi burya bwose. Iyo ni isinde ikwiye uruhanga rw'imfura y'umwambika nta kibazo. Ati wa mfura we, aho izindi ziteraniye uruhanga rw'uruhehemure nk'urwawe rukwiye kurindwa izuba n'imvura. Niyo ni ishyimbo ati mwana wanjye ngushimiye ishema uduhesheje mu muryango, kandi nawe mwana wanjye ngushimiye ko wabengutse mu muryango wacu, maze mubyeyi wamuhe impano yo kumushimira. Claude natambuke. Muri iki gitaramo Sylvia arabashimira cyane, namubereye imfura, ntabwo yigeze ababura aho abakeneye, niyo mpamvu barakoze cyane. Reka none umuhungu wacu atuzaniye, maze munyemerere ati babyeyi beza mwakoze kunyibaruka. Sylvia nawe ati mwarakoze kwibaruka umutware, niyo mpamvu mbashimira muri iki gitaramo. Reka muzehe atambuke hagati yabo, maze Sylvia yigombe Samu amwambikire ingofero umubyeyi. Ati mu muco mwiza natojwe na data na mama n'abandeze n'abanyibarutse n'umuryango, bambwiye ko data bukwe ntahangara uruhanga rwe
ahubwo sama kunyandikire iyi sinde ngaho mushyikirize n'iyo nshyimbo atukwiye kwitwaza iyi nshyimbo mu biganza byawe nk'imfura cyane mubyeyi. Hari igiseke kandi cyateguriwe mama. Reka nsabe masenge wa Samu nawe atambuke. Reka ababyeyi bisubire mu byimbo hanyuma masenge atambuke. Impano ya masenge bayimushyikirize. Reka kandi nsabe Marina atambuke nawe bamushimire. Marina cyangwa Marina. Foro reka tambuke. Jani nawe yigire hafi. Makulata nawe atambuke. uwo akaba nyogokuru cyangwa se nyirakuru wa Samweli. Icyo nibuka gushimira ababyeyi kuko biraryoha cyane birananejeje kuko baba barakoze akazi gakomeye cyane. Uyu nawe ni umubyeyi mwiza cyane, umubyeyi wareze umugeni. Hari umuhanga w'umuhanzi wigeze aririmba indirimbo y'umubyeyi agerana n'abantu ngo hari umunsi wafashije Imana kurema, ariko kandi nawe hari umunsi wafashije Imana iri mu ijuru avuga iti nanjye iyo nza kuba ndi umuntu niko nakabigenje. Wakoze neza, wagize neza, ukwiye ikamba mu gitaramo nk'iki ngiki. Reka Sylvia akwambike ikamba ry'umubyeyi w'indashyikirwa waritanze, atari uko wari ufite byinshi, ahubwo wari ufite umutima wagutse, wagukiye kugira neza, gukunda abantu, gukunda abana. Wakira Sylvia ku myaka ye mikeya cyane akiri igitambambuga, ariko ukora iby'ubutwari kandi dushimiye n'Imana. Muntize amashyi n'impundu dushimire Imana ati mubyeyi nimwakire iyi mpano yo kubashimira. Aba babyeyi nabo bakwiye gushimirwa. Uyu ni umubyeyi ubyara Samweli, uyu nawe akaba abyara Sylvia. Bagiye kuba
agashira abantu Ati babyeyi beza, ikamba rikwiye mu umubyeyi kuyikamba nyawe umubyeyi ry'umubyeyi watanze muri iki uburere gitaramo. ejo munsi bukaba bwigaragaje muri indashyikirwa kandi muri imfura mu bandi. ngo bisubire mu kwicara, nutambuke kuri iki cyicaro, hanyuma twongere tukuririmbe muri iki gitaramo, twongere tukuririmbe. Isangira bawe baguhoze iye mumumburize babyeyi iye mumumburize bakobwa karumuna kawe n'agasaza bawe basitiye mbere yo kukubyara sirivi aziyambaza nde. Sabe, sabe. Cheers. Merci beaucoup. Wonderful. Ngaho rero mu cyakabogi dukomeze dutarame kandi nizihirwe nta mfura. Mubyeyi rero unyemerere twakire amazina y'inka, twumve badukwereye inyana nziza, ariko reka twumve za nyina zazibarutse, tumenye uko tuzajya tuzihamagara mu rwuri rwa data. Iwacu hari ikibanda, iba mikoro kwa Ngenzi masa niyo kwa Rusine, kana karagerwe na Rugari, ugira hare uhamagara ndohaguguruye umubiri, senya abatera mwana watege, jyutera cyawitege cyabongera inka bacushe n'imiyonga, urezigame utimbuka yahuye na Ruzigama, zina rwangu nyambo turazigira. Inamutire koza mu mutari ibikombe bigata, akana karagiye nyamukwe inyuma ya mukunda abantu, ngo kampamagarire ntari nyizi mwana wa Kanyamanza, nawe ahamagare rwagashigira umushumba uragiye abazira gutema, ati shira ijojo nirungu twiragirira umucenge, rutabwirwa impunzi na rutagonda gurwa intege zayagwanye mw'iriba, inzirunguza re niwongera umpamagarira indaharuguguruye umubiri, niwongera unyakuriza y'agahembe karire rwa muza rwa mpore, nayirongoye kamirwa abana zikabanganira ba nyina, zirimo zikamirwa abasenga bagakomeza amasengesho, zirimo zikamirwa abasaza zikabahinda kuganya, ariko kandi ziri erega ntadarwa y'umugabo gakirazira. Nimuntiza amashyi yitwa Shebura w'Imana. Iyi ni ibintu zihungabanya n'ibicuba muri iki gitaramo bahungu. Reka ntigombe ba basore nabonye b'ibituza, ibitugu byahetse inyana ntibigaheke n'ibintu, baraza kubizangisha mu rwuri. Yego, maze rero data baze babe bazishimye kandi bazakiriye kabyara. Yego dizi Umene wewe we, umene wewe we,
imihango yo gusaba ikaba irashoje, akaba ari igihe cyo kwiyakira. Ni karibu, ni karibu, ni karibu. oke abageni, karibu karibu. Reka dusabe bariya abakobwa n'abasore nabo batambuke. uzabona kandi ukiza uzazana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agaho tugenda ugera ugendeye mbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo nemeye kubana nawe bari bakorasije ngo ubere umugore dushyingiranwe mu itorero azabe nawe umukene leta batabyaye sinzifuza abandi bagore naguma kumubera umwizerwa uzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse bya itorero. kandi azamuye akaboko k'ibumoso iyo foto ntabwo bayifurira mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Reka duhe Imana abakiriya cyane. Ndagira ngo nanone mugenze nk'uko babigenze, fata nyine iyo mpeta uri kumuyambika umutware wawe umubigenza kandi anavuga ijwi ryumvikana. Iyo foto ntabwo igaragara nuko nta mufotogarafe igihe kirekire, iyo foto nyibuze ntabwo byakoroha. hano ukuntu bigenza reka duhe Imana amashyi ariko ibintu bihindutse. nyuma y'ubukwe habaye umuhango wo kwiyakira cyangwa se reception. Nyuma ya reception haza kubaho umwanya wo gufata amafoto
ariko tubahaye amwe namwe kubera ko yose ntabwo yajya muri aka kavideo. Ahandi mukurikirane kuri channel muzaja mubibona, tuzadushyiraho amavideo agaragaza ibintu bitangaje byagiye biba muri buriya bukwe. Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.